Nyuma yo kunganya na AS Kigali, mbere na mbere umukino wa AS Kigali wagenze uko tutabyifuzaga kubera ko twari dukeneye ari amanota 3. Gusa icyo navuga ku mukino wa Sunrise ni umukino w'ingenzi kuri twebwe. Mu gihe twaba tutsinze tubonye ari amanota 3 bizakomeza kutuzamura ku rutonde rw'agateganyo. So ni umukino twiteguye neza, buri wese aza agaciro kawo. Igisigaye ni ukujya ku kibuga tukatanga ibyo tugomba gutanga kugira ngo tubone ari amanota 3. Imikino isa naho yegeranye, gusa ubu nkeka ko ari umukino wa kabiri tugiye gukina nk'iyo mikino isa naho yegeranye. Ubu ngubu niba haramutse hari n'ibitubangamira cyangwa imbogamizi zaba zizana nko kuvuga ngo match nyinshi umunaniro, ubu ntago navuga ko byari byazi kubera ko ni umukino wa kabiri tugiye gukina. So rero ariko nuko byagenda kose tugomba kubinyuramo kuko n'andi makipe yose azaba ari kubinyuramo. Icyo navuga kuri aka gace ka mbere ka shampiyona kugira ngo karangire, abafana bagomba kutuba hafi kugira ngo turebe ko twasoza neza, dusoze dufite amanota meza azadufasha no gutangira ituru tumeze neza. So icyo navuga nuko abafana bakomeza kutuba hafi nkuko bakomeje kubikora kandi turabizeza ko bizagenda neza.